Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ndagarutse ni Pastor Clement, ndagarutse kuri Ajengoga TV kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi Imana ihimbazwe muri aya masaha, muri iki gitondo, kuri uyu munsi. Nejejwe n'Imana mu mutima ko Imana yabasha kutwongera iminsi yo kubaho. Ni ukuri ntabwo twari dukwiriye ko tuba tugeze uyu munsi tugihumeka, dushingiye ubuzima turiho cyangwa se turimo, dushingiye amashuri twize, dushingiye imiryango twavutsemo, dushingiye ni byinshi uyu munsi bitatwemera kuba tugihumeka, ariko kubera ko Imana yatwemeye ikatumenera amaraso ku musaraba, ikabambwa twe tukabamburwa, yabyemeye twongera iminsi yo kuba yemera ko twongera kugaruka hano imbere ya televiziyo Ajengoga TV kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Niba ari ubwa mbere tubanye cyangwa se niba ari ubwa mbere ugeze kuri Ajengoga TV, turagusaba inkunga ya sabone, ya subscribe cyangwa se kwiyabonesha, ugakanda ku kayogera, ugakanda kuri all cyangwa se kuri sabone, kugira ngo video zose zije cyangwa se ubutumwa bwose Imana itubashije kugeza kuri Ajengoga TV cyangwa se ku bakunzi bayo, nawe ujye uba uwa mbere kuyakira, kubera ko hari amatangazo dufite muri iyi minsi. Guhera tariki 3, 4, 5 z'ukwezi kwa gatandatu, hari amakuru y'ijuru. Imana yamaze kudusaba kubanza gufatira igihe cyo kuyasengera, kugira ngo hari ibintu byinshi Imana ikitubwira, ikivugana natwe muri iyi minsi iri imbere. Tariki 3, tariki 4, tariki 5 hari amasengesho tuzakora, Imana yadutegetse izaganira natwe. Hari ibyo izatumenyesha kandi tuzabagezaho, bimwe na bimwe tutari twabonera nuza neza, tukiri gusabira proof neza kugira ngo tubone uburyo tubimenyesha abantu bayo, kubera ko iyo Imana iduhaye amakuru biba ngombwa kugira ngo tubanze tumenye neza nyirizina ko ayo makuru ari ay'imamo koko, ko yavuye ku Mana. Rero ntabwo biba byoroshye, kuko Satani muri iyi minsi ari kujya avangira abantu benshi batandukanye. Ubwo rero yamara kubavangira, utaba amaso ugasanga ubwoko bw'Imana urabuyobeje cyangwa se ubabwiye ibitari mu murongo w'Imana, kandi wari uzi ngo n'Imana yagize gute, n'Imana yagutumye. Rero muri iyi minsi Satani arimo arakora cyane, ni ukuba maso, yaba abahabwa mesaje n'abayigeza ku bandi. Birasaba kugira ngo mube maso kandi musengeshe umwuka iteka. Nubwo muri iyi minsi amakuru dufite ni uko muri iyi minsi abantu b'Imana bakomeje kugwa, abakozi bayo bakomeje kugwa, abana bayo bakomeje kugwa, kubera ko muri bimwe cyangwa se mu kiranga umuntu waguye cyangwa se umukozi wayo, umwana wayo utakiri mu mwanya neza, nuko ibihe byo gusenga biragabanuka, ibihe byo kwiyiriza ubusa biragabanuka, gufata amasengesho y'iminsi 3, iminsi 4, iminsi 5. Ubu ngubu muri ibi bihe turimo, muri uyu munsi turimo, ni mbarwa, ni abantu bari ku mubare bari gufata amasengesho nk'ayo ngayo. Niyo mpamvu abenshi kugira ngo bafate igihe cyo gusenga, kubera ko iyo umuntu yasenze abona imbaraga, iyo umuntu yasenze abona amavuta, iyo umuntu yasenze Mwuka Wera aramusanga, iyo umuntu yasenze Mwuka Wera akamwuzura, bityo akabasha gukorana n'Imana kandi akabasha kugendana n'Imana, mbese imirimo n'ibitangaza Imana ikamukoresha mu buryo budasanzwe. Muri iyi minsi rero benshi, kubera ko Satani yateze ikintu bise inda imbere, bitewe n'inda Satani yateze imbere y'abakorera Imana, ni ukuvuga ngo benshi baguye muri uwo mutego w'inda, ku buryo gusenga, kwiyiriza ubusa bisigaye ari ikibazo. Ariko abakibishobora mukomeze urugendo, twere kumera nka Eliya ngo ni twebwe gusa dusigaye, ahubwo Imana haracyari benshi, haracyari 7,000 bitari byapfukamira Bahari cyangwa se Bayari. Rero abakorera Imana bo ni benshi, tuzi neza ko uko byagenda kose Imana izajya igenda ihagurutsa abakozi bayo bo kuyikorera muri iyi minsi ya nyuma turimo. Ariho mbabwira ngo mukomeze mube maso kandi musengeshe umwuka iteka. Imana mu ijuru tugire neza. Mbere ko tugira byinshi tuvugira imbere y'Imana, reka tubanze dusenge Imana, tusabe Uwiteka kugira ngo abane natwe, tubone twinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana tubuze kuganiraho uyu munsi. Duce bugufi tubahe Imana, dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana yo kwizerwa, Imana y'icyubahiro, Imana y'urukundo, uriho kandi uzahoraho, izina ryawe rishimwe kandi rikomeze rihabwe icyubahiro. Turagushimiye kandi turaguhimbaje uyu munsi wa none, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturengeye, tugushimiye ko watwongereye iminsi yo kuba wakoze ibintu n'ibitangaza. Mana waturwaniriye, weshe icyubahiro. Ni ukuri kuba tugeze kuri amasaha no kuri amatariki, ntabwo ari kubera ko turi intungane,
si uko dukora ibikwiriye, si uko tuvuga ibikwiriye, ahubwo wakoze ibidasanzwe, utwongera iminsi yo kukuvuga, utwongera iminsi yo kukwamamaza, utwongera iminsi yo kubwiriza ubutumwa bwiza, mwami, kugira ngo duhindure abantu, dukangure abantu bave mu birangaza, ahubwo barusheho kuba maso ko turi mu minsi ya nyuma, ubwo uje gutwara umugeni benshi uri kugira ngo ntibazatungurwe. Niyo mpamvu uri guhagurutsa abakobwa, ababyeyi, abagabo n'abasore, kugira ngo bakuvugire, yemwe n'abana bato urimo urabakoresha muri iyi minsi ya nyuma, kugira ngo hatazagira ugira icyo yitwaza. Turakwinginze rero kugira ngo ubutumwa tugiye gutambutsa muri aka kanya, mwami, ubashe kubuherekeza, kandi niba uruze kubwumva wese ubashe kugira icyo bukora, bumukomeze, izina ryawe rishime kandi rikomeze rihabwe icyubahiro. Reka rero Mwuka Wera akomeze kudushyigikira no kudufasha muri izi gahunda z'umurimo wawe, ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze kubyumvishe, amen, amen, amen. Ndabasuhuje mwese inshuti bakunzi ba Ajeni Ngoga TV bari mu ntara y'Iburengerazuba, mwese ndabaramukije, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari mu burasirazuba, namwe muri mu mujyi wa Kigali, muri kapitale nkuru y'igihugu cy'u Rwanda. Amahoro y'Imana nabane namwe, kandi Uwiteka akomeze kubishimira. Ababyeyi rwose muherereye aho ngaho mu burasirazuba, Uwiteka abahe umugisha, Uwiteka kandi abagire neza. Dusuhuje n'inshuti z'abaturanyi, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cya Tanzania, abari mu gihugu cya Uganda. Ni ukuri mwese mudukurikirana, Uwiteka abahe umugisha, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Ntabwo twakwibagirwa abaturanyi bari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwiteka akomeze kubana namwe, kandi Imana ikomeze kubarengera, kandi mukomeze gufata akanya ko kubasengera, akanya ko kubasabira, kuko bari mu minsi y'amagorwa, bari mu minsi y'amakuba. Satani yarabasabye, niba ariko nabivuga, ni ukuri mufate akanya ko kubingingira Imana. Ahari Uwiteka yatanga imbabazi, ahari Uwiteka yatanga umutekano, ahari Uwiteka yatanga umudendezo. Abakora umurimo nk'uwo dukora, yaba umurimo w'ubushumba, yaba umurimo w'uburirimbyi, yaba umurimo w'ubwirizabutumwa, yaba umurimo, mbese umurimo w'Imana ni mugari. Buri wese umurimo akora muri kiriya gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, ndagira ngo dufatanye kugira ngo dusenge Imana yo mu ijuru, ahari itanga umudendezo. Abarimo bakora umurimo nk'uwo dukora, wenda Imana ibarengere, ibahereze umwanya, ibahereze uburyo, kugira ngo nabo babashe kuva mu kaga n'ingorane barimo, babone uburyo bakora umurimo. Ntabwo twakwibagirwa rero n'abari hirya no hino muri bihugu bya Afurika, abari muri Malawi, abari muri Zambia, abari muri Mozambique, abari muri Senegal, abari muri Chad, abari muri Cote d'Ivoire, abari muri Burkina Faso, abari muri Niger, abari muri Nigeria, abari muri Alger, abari muri Guinea Bissau, South Africa, Botswana, Central Africa. Ibihugu ni byinshi bya Afurika rwose, aho muherereye hose abumva ururimi tuvuga, mwese Imana yo mu ijuru tubifurije amahoro, umutekano n'umugisha biturutse ku Mana. Rero uyu munsi rero ntabwo twakwibagirwa n'abari iyo hirya mu bihugu by'i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Australia, abari mu Bwongereza, abari muri Belgique, mwese Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Namwe muri mu bihugu bitandukanye, za Romania, za New Zealand, mwese Iceland, za Norvège, mwese aho muri, mwese Imana yo mu ijuru ibiteho kandi ibahe umugisha. Uyu munsi hano rero tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ntabwo ari rirerire kandi ntabwo ari rigufi, ni ijambo rito cyane rivuga ngo riri muri Zaburi, igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, ndetse na B wa gatatu. Aho niho tubuze kurangiriza. Uyu murongo urimo uratubwira abantu bahiriwe abaribo. Twajya dusimbukira mu isezerano rishya muri Matayo ibice byaho 5, hamwe Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Ariko uyu munsi wa none iyi Zaburi, murabizi neza ko iyi Zaburi ari Zaburi yahimbwe na Dawidi, umwana w'Imana, umugaragu w'Imana, umwe mu batubanjirije, watubereye icyitegererezo, wakoze ibintu byinshi umurimo w'Imana, ariko n'ubundi wakoze amafuti menshi cyangwa se ibyaha byinshi, cyane ibyaha byo kwica abantu, ibyaha byinshi birenze by'indengakamere. Dawidi nawe yahuye nabyo, cyangwa se nawe yarabikoze, bigira naho yashatse kubaka inzu y'Imana, ariko Imana iramubwira ati oya, winyubakire inzu Dawidi, ahubwo bitewe n'ibyo wakoze ntabwo byatuma izina ryanjye rihabwa icyubahiro, ahubwo umwana wawe niwe uzayinyubakira, ari we Salomo. Rero uyu munsi turiga Zaburi ya Dawidi, Zaburi ya mbere, tuhera ku murongo wawo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Aratubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ndagira ngo aka kantu tujye tugenda mu ijambo ry'Imana. Narababwiye ngo
ijambo ry'Imana ryarumvishwe, twararisomye, twararibwirijwe, bamwe turaribwiriza, ariko noneho ndagira ngo turi mu gihe cyo gusubiramo kugira ngo buri muntu wese abe maso, akanguke, yumve kandi yumvire icyo ijambo ry'Imana rivuga, namara kumvira icyo ijambo ry'Imana rivuga arindire Kristo yiteguye. Nari ninjira muri iri jambo umunsi w'ejo kuwa gatatu mercredi, twari turi mu materaniro tugira amasengesho kuwa gatatu ahantu nkorera umurimo w'Imana cyangwa se ahantu neranira, tugira amateraniro kuwa gatatu. Hanyuma Imana iratubaza, turi mu materaniro twese twateranye twakubise twuzuye, Imana iratubaza, mwese murashaka kujya mu ijuru? Twese turikiriza turashaka kujyayo. Ati ni byiza ko mwifuza kujya mu ijuru kandi muri gushaka kujyayo. Ati ariko si niba mushaka kujya mu ijuru, aka kanya ninde witeguye ngo mujyane? Abavugana n'Imana barabizi, abazi ijwi ry'Imana bararizi, abazi ko umwuka wera aganira n'abayo barabikuzi. Twari turi mu materaniro, Imana ifata akanya ko kutuganiriza kwa kundi nyine tubiziranyeho. Irangije iratubaza, none mwifuza neza koko, mwifuza byiza, mwifuza n'iherezo ryiza, ariko si uka kanya ninde uri tayari ngo tugende? Uwumva ashaka ko tugenda kano kanya nahaguruke. Bavandimwe, inshuti, byabaye ikizamini gikomeye cyane, kimeze nka cya kindi bahaye bo muri kaminuza cya rimwe guteranyaho rimwe ni kangahe. Abantu biga matematicien bakabahereza 1+1 = combien. Abantu biga muri kaminuza bakabaha ibyumweru bingahe, professeur akigira hanze akavuga ati nzagaruka. Abantu biga muri math physique matematicien, rimwe guteranyaho rimwe ni kangahe? Igisubizo, abantu banditse za duplicata, bakora marije, bagura amakwasiyo, bakora marije, bakora za kizose, byose impapuro ziruzura zirashira hari, rimwe guteranyaho rimwe, igisubizo cyabihwanye na kangahe? Abantu bari muri kaminuza kirabananira. Ibyumweru birinda bishira, professeur arinda agaruka atari yabona igisubizo, batari babona igisubizo cya nyabyo. Ishuri ryose ribona 0. Ikibazo wajyanira umwana wiga muri baby class, 1+1 = 2, kirabananira. N'ejo rero icyo kibazo cyabayeho gikomeye cyane, ndatangara. Mbona abakristo tuyoboye, mbona abantu dushumbye rwose 90% n'aba kubeshya Imana. None twese tuba twaje imbere y'Imana ngo turi gusengera Imana izaduha ubugingo buhoraho, Imana izadutware mu ijuru, ariko Imana irabajije, aka kanya mwifuza kujya mu ijuru? Muri gusaba neza, murumva nyine habanje byinshi bitandukanye, nuko ati none se aka kanya ninde witeguye ngo twigendere mujyane? Mubwije mukuri, abadiyakoni bararebanye, abayobozi b'itorero mbona bararebanye, abaririmbyi mbona bararebanye, abakristo mbona bararebanye. Imana isubiramo, ninde witeguye aka kanya ngo mujyane? Nababonye, nabishimiye, mbese byose, ariko kubera ko mushaka iherezo ryiza, ninde nahaguruka ushaka ko tugenda kano kanya? My friend, ibintu byarayoberanye, byabaye amayobera. Itorero ryose habuze umuntu n'umwe habuze umuntu n'umwe uvuga ngo njyewe tugende kano kanya. Nahise ndeba, mbona igihe Aburahamu yarimo araganira na marayika, aganira n'Imana, igihe Uwiteka ajya kurimbura Sodoma n'Igomora, ariko Aburahamu akabanza akavuga ngo oya, wiharimbura, kuko Sodoma n'Igomora hariho abakiranutsi. Rero nta kuntu bafata abakiranutsi n'abapagani ngo bose barimburane. Rero basi 50, nubabonamo hari uri buze kwarimbura, koko urarimburana abakiranutsi n'abapagani. Urabizi ukuntu byagenze
twabivuze mu minsi yatambutse. Nuko ndeba abantu bose mbura umuntu n'umwe uvuga ngo njye tugende, kandi bari aho ngaho barimba ngo tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Ati tuzatambagira Yerusalemu ngo ame haleluya, ngo tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Umva, habura n'umwe uvuga ngo ndi tayari ngiye tugende. Naje kwitegereza ngo zanarize, Imana irambwira ati mushumba ngaho reba abantu bari guhirimbanira kujya mu ijuru, ariko ndababwiye ngo mbajyane, abiteguye baze tugende bahaguruke, habura n'umwe uhaguruka. Imana imaze kutuganiriza, twafashe akanya nk'ak'isaha cyangwa se isaha ebyiri, ubwo nyine dushyiraho niba navuga nko guhana ijambo, buri wese akajya agira icyo abivugaho. Icyantunguye benshi numvise bari kujya bambwira, harimo n'abashyitsi benshi batandukanye bavuye mu madini atandukanye. Icyantunguye ni uko benshi bari kuvuga none se ngende kano kanya abana banjye ubu koko, abandi ati ngende kano kanya kandi yarambwiye ko izagira gutya na gutya, kano kanya none ngende se itabikoze. Abandi bati oya da, nibanze nibura impereze igihe runaka nibura. Nuko hari undi wambwiye ati none se umushumba kuri kuturenganya ko yatumye Yesaya kwa Hezekiya, Yesaya amarogera kwa Hezekiya, amara kubwira Hezekiya ko agiye gutanga, Hezekiya nawe agatabaza agasenga Imana, akibutsa Imana imirimo ikamwongerera imyaka 15. Ati none twebwe uri kubona ko koko kano kanya bakristo bavandimwe, ibi ntabwo bikomeye, ariko nawe ako kabazo ako kanya uri kibaza, ese niba uri mu rugendo rujya mu ijuru, uri guhirimbanira kujya mu ijuru, aka kanya uriteguye Yesu aza gusura gucyure akujyane mu ijuru? Shyira muri komenti niba witeguye. Naje gusangira ijuru rwose kurikandagiramo benshi bizagorana, kuko abantu benshi bakeneye ibintu, abantu benshi bashaka ibintu. Ni nayo mpamvu muri iyi minsi turi kwinjiramo, abapasitori n'abashumba baruciye bakarumira, ni uko bamaze kwinjira muri sisiteme y'isi, bamaze gukunda ibintu cyane, gusumbya ijuru, bamaze kurutisha ibintu Imana, ku buryo n'ejo bundi nibavuga ngo basezeranye umugore ku mugore, abapasitori nibo bazaba mbere kuvuga ngo nibyo rwose ndiye fandi, kandi bazi neza ko ijambo ry'Imana, Imana ivuga ko umugore akwiriye gushaka umugabo umwe, umugabo agashaka umugore umwe. Barabizi, ariko kubera ibi sisiteme bubatse, kubera ibikorwa bamaze gushyira no ku isi, birimo byinjiriza amafaranga, birimo amazu, birimo amamodoka, birimo ibitaro, biki byose bibinjiriza amafaranga, leta kubera ko iryo tegeko rizaba itegeko ry'isi yose, ryubahirizwa n'amaleta yose yo ku isi, ntabwo u Rwanda rwo ruzavamo, na leta y'u Rwanda izavuga ngo akanya amatorero yose yemerewe gusengeranya umugore n'umugore, umugabo n'umugabo. Ni abapasitoro dufite aka kanya bazahaguruka bavuge ngo rwose twebwe ntabwo ibi bintu bishoboka. Ni ikibazo gikomeye. Kubera iki? Bamaze kwivanga n'ubutunzi bw'isi n'iby'isi. Benshi bari kureba amazu yabo, benshi bari kureba amamodoka yabo, benshi bari kureba amafaranga yabo bahembwa, benshi baravuga bati wogira ngo umushahara uhagarare, wogira ngo dutakaze ibintu byose, reka twemere biriya leta irimo iravuga. Nicyo kibazo dufite. Ab'Imana bivanze n'isi, bemeye bagiye mu by'isi gusumbya yuko bajya mu by'ijuru. Niyo mpamvu baza abantu ati uriteguye dutahe, ati reka da, ati boretse. Ni ikibazo gikomeye karagaciyemo. Ariko se wowe uriteguye ku buryo umwami Imana aje uyu munsi uzareberaho ikiganiro, uri kureberaho ikiganiro yagutwara? Niba uzi neza ko utiteguye rero, ufite ikibazo gikomeye. Umenye ko no kugera mu ijuru bizakugora, kuko dukwiriye kubaho twiteguye, dukwiriye kubaho turi maso, dukwiriye kubaho
tuzi neza ko igihe kigeze. Yaratubwiye ngo uko umujura aza kwiba mu rugo rw'umuntu, namenye igihe nyir'urugo, namenye igihe umujura ari buzire kumwiba, ngabe maso acunge. Ni nako Uwiteka azaza aje gutwara itorero. None niba arimo aravuga ngo uriteguye ngo tugende, buri wese ati reka da, undi ati reka da, ubwo urumva turi gushaka kujya mu ijuru koko, cyangwa turi gushaka ibyiza bituruka ku Mana? Imana itugire neza cyane. Ijambo ry'Imana tugarike muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere, haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, kandi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Uwo ni umurongo wa mbere. Icya mbere, hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi. Imigambi y'ababi ni iyihe? Turayizi: ubujura, imigambi yo kugambana, imigambi yo kuroga, imigambi yo kujya mu byaha, imigambi yo kwica, imigambi yo kwiba, imigambi. Hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi. Ni ukuvuga ngo abakora gutyo ntabwo aba ari abeza, aba ari ababi. Rero twebwe abakristo, igihe tudakurikiza iyo migambi y'ababi, niho bwo tuzaba duhirwa. Ariko igihe ukigendera mu businzi, ntabwo uri guhirwa. Ukigendera mu bujura, ntabwo uri guhirwa. Ukigendera mu busambanyi, ntabwo uri guhirwa. Ukigendera mu guca imanza, ntabwo uri guhirwa. Ukigendera mu guteranya abantu, ntabwo uri guhirwa. Ahubwo uwo Bibiliya ivuga guhirwa ni umuntu wese udakurikiza, utagendera, utitwara, utajya mu migambi y'ababi. Yamara kutajya mu migambi y'ababi, noneho ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntagendere mu nzira z'abanyabyaha. Guhagarara mu nzira ni ukuba mu byaha, cyangwa se ni ugutinda mu byaha, cyangwa se ni ukwijandika mu byaha. Ubundi abanyabyaha bafite uburyo babikoramo. Ntabwo icyaha umuntu abyuka ngo ahita agikora ako kanya. Abenshi bakora ibyaha bagambiriye, batekereje. Ibyaha byagambiriye byanatekerejweho. Rero hari etape bigenda bifata kugeza bigeze bibaye. Izo etape rero umukristo ntabwo akwiriye kuzinyuramo, kuzihagararamo. Ni urugero, winjiye muri bizinesi, barakubwiye ngo kugira ngo ubone amafaranga ibi n'ibi, ni uko ukwiriye gukora gutya. Tuvuge urugero, bizinesi y'ubucuruzi, bakubwira ati kugira ngo wunguke ugomba kujya urajya kurangura imifuka y'isukari. Ibintu mu kiganiro cyashize narabivuze. Cyangwa se imifuka y'umuceri, ukajya ucomekamo itiyo. Hari ukuntu bafata itiyo, bamara gufata itiyo, tuvuge iri ni itiyo, bakariposa gutya. Bamara kuriposa gutya, rikaba risongoye, bagacomeka mu mufuka w'isukari, cyangwa se umufuka w'umuceri, cyangwa se umufuka, mbese ni gutyo babigenza. Isukari ikamanukira muri rya tiyo. Noneho wowe kuko utabizi, wajya kugura umufuka w'isukari, ugasanga umufuka w'isukari ufite ibiro 46 cyangwa se na 7. Hari n'abatabyitaho ngo biri kubasubiza ku minzani. Abacuruzi benshi ni gutyo. Ejo bundi hari uwo niboneye n'amaso yanjye, agafata akawunga, for example, agafata akawunga Minimex, twese turayizi mu Rwanda. Agafata akawunga Minimex, akayikuramo, akayicuruza, akayirangiza. Noneho yarangiza agafata akawunga iyesera ya Gisubizo, agafata akawunga ya Gisubizo, akayishyira mu gafuka ka Minimex, yarangiza akayigurisha nka Minimex. Babandi bazagura ku biro. Narabyiboneye n'amaso yanjye. Numva ndatunguwe, numva ngize umubabaro muri nge. Ariko kubera ko ndi mu nzira ngenda, numva ntabwo umutima unyemeje kujya kubwira umuntu ngo ibyo koze ntabwo ari byo. Numva umutima wanjye urambwira ati mwihorere, ikomereze urugendo. Kubera ko n'ubundi benshi babikora badakijijwe, ariko hari n'ababikora bitwa ko bajya gusenga. Ibyo bintu bizagucira urubanza, bizatuma, bizagukurura umuvumo. Ibyo uzakora ntibizaguhira. Nukora wiba, ubwo uzamenya kuri mu nzira z'iki? Mu nzira z'abanyabyaha. Kandi wa muntu udakurikiza imigambi y'ababi,
ntagare mu nzira y'abanyabyaha nicarane n'abakobanyi. Ntagomba kwicarana n'iki? N'abakobanyi. Abakobanyi n'iki? Ni abasinzi. Imana ishimwe cyane. Abakobanyi n'iki? Ni abanyarugomo, ni abajura, ni abasambanyi, ni abicanyi. Iyo bavuga kwicarana, Bibiliya ivuga ni ukugirana imishyikirano cyangwa se kugirana imikoranire n'abo bantu. Iyo ugirana imikoranire n'abo bantu, hari igihe birangira werekeje mu nzira zabo, ariko niba bene abo bantu uhura nabo ubabwiriza ubutumwa bwiza, ibyo ni byiza. Imana ihabwa icyubahiro. Kabiri, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Uwo muntu yishimira amagambo avuye mu kanwa k'Imana. Uwo muntu yishimira ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Bavandimwe, uyu murimo turi gukora muri ibi bihe bya nyuma uragoye cyane ku rwego rwo hejuru. Sinzi niba muri Bibiliya hari ijambo Bibiliya itubwira tudakwiriye kuvugaho muri iyi minsi. Ndabizi neza ko hari iminsi ya nyuma, ndabizi neza ko hari iminsi turi kwitegura kugaruka kwa Kristo, ariko ntibivuze ko hari ijambo tudakwiriye kubwirizaho abantu. Dukwiriye kubwira abantu ibyurutse imitima, dukwiriye kubwira amagambo abantu atuma baruhuka, atuma bumva ko Imana ikibafitiye urukundo, atuma bumva ko bitari byarangira, atuma bumva ko nubwo bikomeye ariko Imana igihe hari gifite ubushobozi n'ubutwari. Ariko biba bigoye kugira ngo uvuge ubutumwa bwiza, ubwira abantu ko Kristo ikora imirimo n'ibitangaza, ubwira abantu ko Kristo ukuboko kwe atashaje, ukuboko kwe kugikora, ubwira abantu ko amaso ye akireba, ubwira abantu ko umunwa we kivuga, ubwira ko imbaraga ze zigihari zo gukora, zo gutabara, zo kurengera abantu bakabibona muri sanse y'uko uri gukundisha abantu isi, cyangwa se bakabona ko uri gukundisha abantu iby'isi. Ntabwo bikwiriye bavandimwe mu Kristo. Iyo tubwiriza ubutumwa bwiza, dukwiriye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza tubararikira, tubakangurira kuba maso no kwitunganya no gutegereza kugaruka kwa Kristo kuko ari bugufi, kugira ngo umunsi yaje azatwara iki? Azasanga bari tayari, nabo batazasigara kubera uburangare, kubera ko azaza atunguranye. Tuzi umunsi cyangwa igihe, niko yatubwiye mu ijambo ry'Imana. Ntabwo tuzi umunsi n'igihe, yemwe n'abo bana mu ijuru ntabwo bazi umunsi n'igihe. Niwe ubwe uzi umunsi ndetse n'igihe. Rero niba turi muri uwo murimo, dukwiriye kubwira abantu ibijyanye no kugaruka kwa Kristo, ariko tukanabakangurira n'abari mu bibazo no mu ngorane ko Kristo agihari kandi kakirengera, kagikora ibidasanzwe mu buzima bw'abamwizeye. Rero umurongo wawo wa kabiri, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira, ni nayo yishimira, kandi amategeko yayo niyo yibwira ku manywa na ryari, ku manywa na nijoro. Uwo muntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, kandi nticane n'abakobanyi. Kabiri ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo gire gute? Niyo yishimira. Uwo muntu wakijijwe tica n'abakobanyi yishimira amategeko y'iki? Amategeko y'Uwiteka. Ngo kandi amategeko niyo yishimira ku manywa na ryari na nijoro. Ijambo rivuye mu kanwa k'Uwiteka, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana niryo rimunezeza, niryo yishimira, niryo yumva mbese ubene uwo nguwo akunda ijambo ry'Imana. Ariko abo muri iyi minsi ntabwo bashaka gusoma ijambo ry'Imana, abo muri iyi minsi ntabwo bashaka kumva ijambo ry'Imana, abo muri iyi minsi bashaka kumva ibitangaza. Gusoma Bibiliya ntibabikeneye, ariko ngo umuntu hahirwa, uriya muntu uhirwa ngo agomba kwitondera n'amategeko y'Uwiteka, kandi ngo ayo mategeko aba ariyo yibwira ku manywa na ryari, ku manywa na nijoro. Ngo uwo nguwo azahora n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Bene uwo nguwo, igiti cyatewe hafi y'umugezi ni igiti ntabwo kijya kigira amapfa, ni igiti gihora gitoshye, ni igiti gihora mbese izuba ryava ritava, imizi yacyo kuko iba yarashoreye mu mazi. Rero umuntu wihangana wuje biriya ngo ahwanye n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Umuntu wizeye Kristo umwami n'umukiza ahwanye n'igiti cyashoreye imizi yacyo mu mugezi. Umuntu uri mu rugendo rujya mu ijuru, wakiriye Kristo mu buzima bwe, akaba ari gukora ibitunganye, akaba ari kwera imbuto zikwiriye abihariye, uwo nguwo ameze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, imizi yacyo igashorera muri wa mugezi. Kandi ngo icyo giti cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Muzi ko hari igihe imbuto zera, ibiti byera imbuto
cyangwa se amacunga, imyembe mu Bugarama ni mu kwa cumi n'atari mu kwa cumi na kumwe, amaronje murabizi, za avoka muzi ko hari igihe cyo kwera n'igihe cyo kuba zitari kwera, nuko murabizi. Ariko ngo bene icyo giti cyatewe hafi n'umugezi cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ngo ibibabi byacyo ntabwo bijya byuma n'iyo izuba ryava. Iyo muri Kristo Yesu, niyo wahura n'ibigeragezo, niyo wahura n'ingorane, niyo wahura n'agahinda, niyo wahura n'umubabaro, iyo uri muri Kristo Yesu uba ufite ibyiringiro muri wowe, uba ufite umwuka wera muri wowe, uba ufite gukomera muri wowe, kubera ko uba uzi neza ko wari ukubereye maso. Rero bene uwo nguwo ahwanye n'icyo giti, bene uwo nguwo ntabwo ajya agira impungenge, bene uwo nguwo aba yizeye ko Imana iri gukora igitangaza byanga bikunda. Niyo bavuga ngo ugiye kumwica, aba azi neza ko icyo urakoresha umwica Imana ishobora guhindura iki, ishobora guhindura ahubwo cyo kumushira. Imana ishimwe cyane. Niyo waba ugiye kumwica ufite imbunda, nagiye numva abantu bagiye kujya kurasa ngo umurwayi w'imbunda ugakonja mu kuntu ngo niba ikirashe. Abantu ubutumwa buhamya barabufite. Rero umuntu wizeye Kristo ntabwo abasha kugerwaho n'ibibonetse byose, kandi niyo byamugeraho Imana iba iri kumwe nayo iramutabara, kuko nayo umugaragu wawe byamugezeho kandi ntibyatuma adatabarwa n'Uwiteka. Nawe rero niba uri guhirwa, niba urugendera muri ziriya nzira twavuze haruguru, 3 kuri B yabo baravuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Uwo muntu uzakurikiza imigambi y'ababi, kandi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, kandi ntiyicare n'abakobanyi. Amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa ndetse na nijoro, ngo bene uwo nguwo ngazaba n'igiti cyatewe hafi n'umugezi, ngo cyere imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ngo ibibabi byacyo bijya byuma, ngo bene uwo nguwo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Mukristo, uyu munsi uri guhirwa, ntabwo uri gukurikiza imigambi y'abapagani, ntabwo uri kugendera mu nzira z'ababi, ntabwo uri kwifatanya n'abasinzi, ntabwo uri kwifatanya n'abasambanyi, ntabwo uri kwifatanya n'abajura, ntabwo uri kwifatanya n'abagambanyi, ntabwo uri kwifatanya n'abari kudeturuna ibintu by'abandi bakabijyana bakabiha abandi, ntabwo uri kwifatanya n'abantu bari gukora ibintu bitari byiza. Niba utari kwifatanya n'abantu batari gukora ibyo ngibyo, rero umenye ko uri guhigwa. Ariko niba uri kwifatanya nawe, ntushaka kugarukira aho ngaho, kubera ko Kristo ari bugufi kugira ngo atware itorero. Rero Uwiteka abagiriye neza kandi abahe umugisha. Reka mbabwire ngo niba uri mu nzira nziza yo kudakurikiza imigambi y'ababi, reka nkubwire ngo icyo uzakora cyose kizakubera cyiza, kandi kigeretse kuri ibyo ngibyo uzahabwa ubugingo bwira gute, uzahabwa ubugingo buhoraho. Kuko ubugingo twese nibwo turi guhirimbanira, nibwo turi guharanira. Ubutunzi bw'iyi si buzashira no kwifuza kwayo, buzarangira buzamera nk'uburabyo buhungutse. Ni nk'uburabyo buri ku ndabyo burahunguka, nuko bikarangira ububabi buri ku ndabyo. Ariko abari muri Kristo Yesu bo bazabaho ubuzima bw'iteka ryose. Nyuma y'ubu ngubu twese turimo, hari ubundi buzima bw'abakora Imana neza, ariko hari n'ubundi buzima bw'umubabaro ku batarumviye Imana, ntibagendere mu byo Imana ishaka kandi yifuza. Amagambo twari twateguye ko turi buzoganiro nayo ngayo. Rero nawe niba witeguye, niba uri tayari, niba uri mu rugendo rujya mu ijuru, gerageza kugira ngo ube maso, kuko Kristo yagutungura. Murabona impfu ziri kuba muri iyi minsi ni nyinshi cyane zitandukanye. No mu minsi yashize Imana yaduhaye itangazo aha ngaha kuri Ajengoga TV, itubwira ko hari abakozi b'Imana, abantu b'Imana bitiriye Imana, cyangwa se bavuga ko bakorera Imana, bagiye gutaha mu buryo butunguranye muri gospel, cyangwa se muri iri vugabutumwa ry'aha ngaha kuri iyi mihanda mugani w'abisi, nk'uko bari kubivuga. Bagiye gutaha mu buryo butunguranye. Mutegereze gatoya, muraje murebe. Kandi bene bagiye gutaha ni abantu Imana yabwirageje kubwira no kwihanangiriza banga kumva. Rero Imana ibahe umugisha. Mureke dusoze dusenga, Imana itugire neza. Mana, mu izina rya Yesu, Data twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana yacu bwite. Uratuzi kandi uradusobanukiwe. Komeza ushimwe kandi ukomeze uhimbazwe. Turasenze muri aya masaha y'umwami w'umugoroba, tukweretse abakunzi ba Ajengoga TV, buri wese uri buze kumvira ijambo ry'Imana, mwami akabasha gufashwa naryo, akabasha kwirinda, akabasha kwinjira muri aba bahirwa. Ndasenze kugira ngo ubashe kumufata ukuboko kandi ubashe kumukomeza kubw'umwanzuro na gahunda arabafite, cyangwa se arabafashe, zo kugendera mu nzira ziguhesha icyubahiro, zo kugendera mu nzira zituma ushimwa, zo kugendera mu nzira zituma uhabwa ikuzo. Ni ukuri buri wese urafata umwanzuro wo kuva mu bibi yari arimo, wo kuva mu kigari yari arimo, ahubwo akemera kugendera nawe, akemera gukorana nawe,
ni ukuri tumusabiye umugisha n'imbaraga, izina rye rishimwe kandi rikomeze rihimbazwe. Tweretse abarwayi barwaye bari kwa muganga, barwarire gukira, abarwariye mu rugo barwarire gukira, abarwariye mu bitaro bya kinyarwanda no mu madispenseri atandukanye, mwami barwarire gukira. Turasenze ngo umwuka w'Imana ikiganza cyawe cy'iburyo kibakoreho, buri wese urwaye abashe kwakira gukira, kubera ko uri Imana yifuriza abantu bayo ibyiza. Turakwinginze ngo umwuka n'ubutware n'ubushobozi bikomeze kutugota, kandi ukomeze kutwagura mu buryo bwose, yaba uburyo bw'umwuka, yaba n'uburyo bw'umubiri, ukomeze kwihesha icyubahiro muri byose. Rero niko tubisabe tubize nk'Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu turakoze, amen. Rero ukore like, ukore subscribe niba ari ubwa mbere tubanye, kandi ukore na share. Nshimira abakora share bakananyereza screenshot ko bakoze amashare, ni ukuri Uwiteka abahe umugisha, kandi muba muri kudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza, tubwira abantu ko bazahirwa umunsi bazaba bari gukora ibyo Imana ishaka. Turabakunda cyane rero, kandi tubifuriza ibyiza byose mu izina rya Yesu, amen. Bye bye.